Yes, reka nanjye gusuza kandi gushimira ko wahisemo yicano ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe kuri kamera. Ndi kumwe na Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Meze neza Robert? Tamahoro ndashima Imana meze neza. Ejo bundi Imana yandinze impanuka ya moto. Moto yaradukubise. No kutazi ngiye yanakoreye hariya 19. Motari Yo musibejo. Yego. Ngeze ejo bundi ku mugoroba. Ndetse naza kukwereka amafoto. Moto yarashwanyaguritse ba. Nanjye motari yasigaye nari ngiye muri exam. Ndahaguruka barambaza ati nta kintu baye. Nta kintu mbaye. Gusa wenda nari nagize ikibazo kuri zino masozi zo mu kaguru. Ariko motari yarangiritse kwere. Nizemo gufata indi ndagenda. Na moto byose bigaramye mu muhanda. Ntawenge y'amapine yose yaraturaguritse. Kandi ubwo nakaguru nanone mu minsi yashize nabwo cyagihe. Yahoze Satani ashaka kuncira akaguru. Ako bura gusenga ni byiza brother. Reka nkubwire impamvu gusenga ari byiza. Ari ukuntu ujya kwihagurukira ugahaguruka. Ubwiye Imana uti Imana ugendane nanjye undinde mu nzira accident ufashe nk'imodoka ati undinde kwandikirwa undinde donc byose ugasenga. Uzi ko Imana ibigukorera cyane. Nukuri nari mvuye mu rugo senze nari nsoze gukora ikiganiro nanuza na masengesho na Didier. Tugiye gusoza nawe ati muze tumaze dusenge dukingeho dusenge. Turasenga ndagira abasengera bagati Imana barinde mu nzira iturinde ama accident niki turinde donc iturindira imibiri turindira ubugingo. Hari igihe njya ngona introduction nkabwira abantu ngo Imana y'amahoro ikurindira umubiri ikurindira ubugingo n'umwuka. Abantu bo nabwana ururimi ndi kuvuga niba ari umuntu urwumva agiye byumva kimwe nanjye bakajya ngo ni ikintu cyoroheje. Ariko iri ni ijambo ry'ubuzima. Burayevo igihe umubiri wawe utameze neza n'umugingo ntago baba bumeze neza. Ndetse n'umwuka ntago bumeze neza mu buryo bwari bwo bwose. Ishwari ari n'igihe njya mbagani na finance Imana yawe yirinde. Kuko n'ubutunzi bwawe iyo butameze neza buriho umugayo swate na wakennye abari ikibazo tujye tuba clear. Swate nanone iyo uri kurunda ubutunzi ariko uri kuburundira mu buhemu bw'abandi bantu amarira yaba kuzaho. Nicyo rero abantu batajya basobanukirwa. Ariko peshimi Imana kuri kamera Imana yakoze iby'imbaraga irandinda ndamahoro. Numva nakaguru kamaze kugira. Imana yahabwa icyubahiro. Kindi n'uburwayi narakize urabona ko nongeye nagarutse mu kazi ndashimira Imana. Rero nago turi muri ba bantu bahisha ko Imana ikora iby'imbaraga. Uri kumva hari abantu babaho bashaka kwerekana ko ari perfect. Dukubitwa hasi tukabyuka twongeye tukagenda. Niko ubuzima niko Imana yaburemye. Haba igihe cyo kurwara hakaba igihe cyo gukira hakaba igihe cyo gukena hakaba igihe donc ibyo bintu byose abantu dukwiye kujya tubyakira tukamenya ko Imana ibigenera igihe cyaryo. Ndashimira Imana rero ko ndi muzima. Warumbaze tumeze neza. Iryo shimwe naryo naritambukije. Imana ishimwe n'abandi bere Imana yakoreye imirimo n'amashimwe. Namwe muze muri commentaire mushime. Aragabana nago bagishima n'Imana muvandi. Uziko abantu batagishima Imana ubwira umuntu ate ku muvandi washimye Imana ati oya atubuhamya nako buragwira. Bari babona n'umuntu ati waduhaye ubuhamya bw'ibintu Imana yakoze. Ngo ya roba ubuhamya nako buragwira. Buzagwira ryareze ku munsi w'ejo atari uwacu. Ubupfuye utayishimye. Ngenda shimira Imana kuko Imana yanyijije mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Aha roba muri iyi minsi rero hamaze iminsi hari navuga bayita inkundura. Ni ryo jambo nashatse gukoresha. Ariko nyine ndibaza se kuko ni inkundura. Inkubiri. Ikintu nk'icyo. Yo guca ibi byuma. Mu by'ukuri ibi byuma byavuzwe kera pe. Byavuzwe kera ko yego. N'igihe wabyukaga nko muri quartier wabona umuntu mu cyakara ukuntu yabaye ukavuga uti si wowe noneho bite. Nyine ukabona harimo ikibazo. Rero urumva muri iyi minsi hari icyo kintu cyo guca nako kiracyana hari. Kuko nejo nabonye RIB yaraparadinze abantu ibifi binini. Buriyo baparadinze umuyobozi w'urwego nka ruriya. Ntutekeze ko ari umuntu woroshye. Yego. Umuyobozi wa Rwanda FDA umuntu musaza nkuriwe kuri rwa professeur no umuntu uretse kuba nakuze no umuntu wize yigishije muri za kaminuza ni umuntu ukomeye kwa ukabona hariya uravuga uti bya bintu ubundi njya ngura kubwira abantu hariya niho bita icyo bita responsibility icyo bita kubazwa
inshingano ndakunda kubwira abagabo n'abagore nkaho gata umugabo wese mu rugo wigira umugore ubyigira ugize gute Imana niza kubaza inshingano izaza kukubaza wowe mugabo hariya rero niho iyo wakoreze neza bakubwira ati igihembo ni icyawe waba wakoze nawe ati turakuparedinga tu ariko reka nkubwire wenda amarangamutima ashobora kubashukana ntago mbizi ntago ari kukubeshyira umusaza nabonye video ye numva amarira araje pe yego urumva na amarangamutima umusaza ari ku rwego rwo kugira nyine nkumva birababaje nkavuga nyine ni ikibazo agomba kubazwa inshingano kuko niwe uyoboye urwego ariko nanone ndebye ikiganiro Joseph wo ku muryango TV yakoze ndavuga niba ari uko bimeze amarangamutima tugomba kujya tuyashyira ku ruhande arega Evode ngiye kukubwira ijambo rikomeye iyo abantu bakura ingeri zose zirakura icyo cyo ni ukuri rwose iyo abantu bari gukura ingeri zose ziba zikura cyane rwose urumva aho ngaho nasa nkaho nyine amarangamutima navuze yashyire hasi reka nyashyire ku ruhande ko yavuze ku ruganda rumwe bagiye gusupervisa kugira ngo babahe ibyangombwa nyamara umunsi bicaye bari kwiga ku ntuza kugira ngo batange ibi byangombwa dejura musaza yari yabasinyiye icyangombwa bagitwaye urumva harimo ikibazo kandi deja muri ya nama bo bize biga kuri rwa ruganda kugira ngo babahe ibyangombwa basanze harimo ibintu bikomeye basanga imashini zabo zifite umugese kandi ibaza umugese mu bintu byo kunywebwa ariko deje umusaza icyangombwa yaragisinye yaragitanze ibyo ni ibyavuzwe ntabwo ari ibyo mpimbye ntabwo nzi aho amakuru yayakuye uhita wumva ko harimo intuzanye twe turi abanyamakuru sibyo kandi dushinzwe gutara inkuru no kuzitangaza n'itegeko nshinga rirabitwemerera sibyo ikintu nakubwira reka dufate nk'urugero rwa hafi nk'ahantu ntuye reality ibi bicupa donc zino za genike z'ibi bicupa by'ibyuma byitwaga bitoragurwa agacupa kamwe kagura 20 wabaza uri kubitoragura ati ibi bintu bijyanye hehe ati turabibakinga tukabisubiza mu ruganda yari imari hari abantu nanjye nzi babikoraga nka business yari imari sibyo ku ruhande rumwe simbizi dushobora kuba ati nta kintu bitwaye nyine niba bisubizayo ariko ejo bundi nabonye uburyo ki byagarukagamwo ubwabyo ugasanga hari iki ikibazo ni inkundura nk'uko twaze tubwiye kese y'ibyuma urayireba ukabona ni nini nyine irenze n'ubwenge yaba ujya kubivuga n'uri kubivugaho nk'ubejo nakurikiye minisita w'uburezima Sabe hari ijambo yavuze rikomeye nanjye ndaryuza yavuze ku ntambara nibuka ikiganiro twigeze gukorana nkubwira ngo ubu iyi si y'uyu munsi ifite intambara zigera muri 5 ariko abantu ubwenge bwabo bwitekerereza amasaso sinzi nibuka twari turi Kimironko ndakubwira ngo hari geri biologique sibyo hakaba intambara y'iyi social media yego urabyibuka igihe twakoraga gospel vale yego nkabwa ni iyi TikTok reka tuyite dondo ubwonko neza urukumva buriya nagatekerejeho nyine Sabe amaze kukavuga sanga igihugu cy'u Rwanda cyari cyaratewe kandi kimaze imyaka 10 kiri mu ntambara sibyo kiri mu ntambara ku buryo ubona nyine umuntu wabaguzi kureba ukabona ngo generation izaza y'ahazaza ejo hazaza ushobora kuramo abantu barwanira igihugu nayo dufite abazabyarira igihugu n'abakirwanira ntabo buriya bavuze ngo umugore cyangwa se umukobwa ni umwagura muryango nyine nuko abazaza akagura umuryango umuhungu ni umurindagihugu wicara ukareba ejo hazaza ukareba abazarinda igihugu tube clear ukakibura nibyo barakeye imihanda irakeye uri kumva amashuri bose bari kwiga ariko wajya mu mitekerereze mu migenzereze no mu mibanire ya societe ugasanga societe ejo dufite ntayihari evo hari igihe rero utaka uri kumva
aho kugira ngo umuntu uvuze ko ntayihari umwumva unamubaza impamvu ahubwo ugahita utangira kumurwanya ngo uwo muntu ashobora kuba yanga igihugu. ni example typique sibyo, ariko ukwiye kumutega amatwi abati ariko se koko kuvuza ibi bintu twereke dupfundurire, kuko birashoboka muri sosiyete y'abantu tugira abantu mu buryo butatu. Tugira abantu bavuga ibintu ari uko babyeretswe, mu busanzwe babihumyeho amaso. Nabonye umuyobozi wa ADPR Ndayizeye Isayi Pasteur ari kuvuga ngo ubu turishimye, uri kumva sibyo? ariko ntihandi turayigarukaho, ntacyo turaza kuyigarukaho sibyo. Ariko nari nkakomojeho aba ngo turishimye, ariko mu yandi magambo ari mu bo bita abavuga rikijyana. Ese niba sosiyete yaraguhaye imbaraga zo kuba uvuga rikijyana sibyo, kuki utavuga ikintu before ngo wakivuza ari uko leta yagize gute yatangiye kubibereka, kandi wabonye aho ibiberekeye. Na bamwe batujijishaga babyamamaza bahise bagaruka bakubwa uzi iyo abamamaza iyo bicaraga bati ya bombastic ariko ibaze niyo bombastic yakakubitamo. Hari abitwa ba buri nguni na buri kantu yigira gati ariko bo bejo hari akavideo bakoze bo usiye ko ariko nubwo bakoze izi video bamamaza izi nzoga ahubwo bakwiye no kuza gufasha leta kuzongera kuzamamuza bakavuga bati ariko nubwo twazamamaje twaje gusanga ibi bintu byica abantu. Uko mwavugije induru muzamamaza ni muyifuze muzamagana. Ariko noneho ejo baraje bavuga ati ariko se kwibi byuma byadutunze dore amatama yabaye amatama kubera izi nzoga, gafaranga karaje kubera izi nzoga, ahubwo leta yadufashije ikareba ukuntu zagaruka ariko zujuje ubuziranenge. Bo niko barimo kwivugira. Ngira ngo no muri biriya bigano bakoze na Minisitiri w'Ubuzima, ngira ngo nabyo basa nkaho babivuzemo nyine. Ariko nyine urumva mugana uburyo abantu babyamamazaga, nawe ukora ko harimo akantu katena sibyo. Nta nikosa ku ruhande rumwe, urumva nk'umu influencer kuba abonye ikiraka sibyo, ntazi iyo game zibera cyane rwose. Ntazi niba abonye Smack akabona ko Standard Board yabihaye umugisha, uri kumva, akabona banditse ati ifite voltage ya 40 akabasiye ko buriya n'umuntu upfa gufata etanol ifite 42% agashyira mu mubiri we, simbizi. Buri muntu wese nyine abakwiye kuko ngo hari ndizo basangaga zigeze nko kuri 80%. ahubwo buriya rero abantu bajya bahakanya ko Imana itabaho, nyamara mukwiye kujya mushimira mukanemera kwibaho. Ndakibaza ukuntu abantu bashyira etanol na metanol mu mibiri yabo, bamwe bakaba bakizanza mukabakigenda. Mpamvu rega hari abahumye, hari abapfuye, cyose rega ntabwo twabyirengagiza. Yego. Abarwaye impyiko, biriya bintu si ibintu. Rero iyi ishu y'ibyuma nabonye yaravugije induru cyane, uri kumva. Ariko ikintu nge ndashimira abayobozi bafashe decision sibyo byo kubica pe. Imana ibahumugisha kuko ndi mubifuzaga ko bicika. Wari urimo kutubwira ngo hari ubwoko bw'abantu batatu ngo bamwe hari abantu berekwa sibyo, bamwereka ikintu agahita akibona akabati ndakibonye urukumva. Ariko hari n'abandi bantu baba bareba batarindiriye kubereka sibyo, yareba ikintu akabati ariko iki kintu hari ikintu mbonye, uri kumva. Noneho hakaba n'abandi reka ntunga urutoki nanjye kuko ndi umuturage w'igihugu. Evo dufite abantu babona bakavuga ati ibi bintu aho kugira ngo abantu babiboneka tubitwikire. Umuntu akabona ikintu ko ari kibi, yamara kukibona ko ari cyo akaba ati oya ikintu kashyiraho n'umutaka agahita asubizaho agatwikira. Uzi ko mwe n'aba bantu ari nabo babi, kandi ngenya nkunda kuvuga banagambanira n'ubuyobozi. Abo bari babi cyane. Buri umuntu ushaka kubona ikintu kibi ntakivuge, ahubwo agahita atwikira akabati wanashaka no kukivuga ati tagira ikintu uvuga. Uyu muntu aba ari umugome. Uyu muntu aba ari iki? Aba ari umugome. Reka twigarukire iwacu rero muri ADPR.
wigeze kubikomozaho, hari inkuru nabonye irimo kuvugwaho, nabonye bagasaba bayikozeho ariko iri no ku gihe. Iravuga ngo ADEPR yishimiye ifungwa ry'inganda zengaga inzoga zitujuje ubuziranenge. yego, itorero rya ADEPR ryatangaje ko ryanyuzwe n'icyemezo cya leta cyo gufunga inganda zengaga inzoga zitujuje ubuziranenge no guhagarika izatumizwaga mu mahanga kuko isanga nta cyerekezo kizima gishoboka ku basinzi bafata n'ibiyobyabwenge. Dushatse se ubundi si ibyo ngibyo, ahubwo twibaze ADEPR yari ikwiye kwishimira iki cyemezo koko? reka manze nsomere ADEPR iri jambo riri muri Petero wa mbere, cyangwa se urisomere tugendane. Isome ntacyo. Yego, riravuga ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera. Ibuye rizima n'ishyanga ryera. Ubwo uraza kumbwira niba ADEPR iri muri ibi ngiye gusoma. Nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, sibyo? Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Ese niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe biba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Kristo Yesu. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Utise aya magambo usomye Robert ahuriye hehe n'itoro rya ADEPR n'ibyuma no kubica? Sibyo? Yego. Ndamanza nshimire Pastor Isayi Ndayizeye Munenga. Umushimire kandi unamunenga. Yego, si uburenganzira bwanjye. Ndamushimira ko we n'itorero rye ryahagurutse rigakina ku mubyimba mu minsi yashize ababakinnye ku mubyimba ko babafungiye isengero. Kuko niba hari abantu bidogaga ku ba ADEPR n'abandi bakristo n'abantu bacuruza n'abanywi b'ibyuma bavuga ati twe turakaze, twe turakomeye, barabafungiye ariko twebwe dore saa sita z'ijoro zigera turi kubishyiramo ibyuma nta kibazo dufite. Ngo nikubize mu keba uyirenze urugo. Uyirenze iki? Urugo. Sibyo? Ibi nibyo bita kurenza urugo. Urabahatisha igihe mwidogeye mvuga ngo baradufungiye, namwe akanyu kagize gute kashobotse. Ariko ndavuga nk'umuntu wo mu mukumbi muto nk'ishyanga ryera. Iby'imbaraga si ukwandikisha ku gihe, uri kumva ko bishimiye ko ibyuma babigize gute babiciye. Iby'imbaraga ni ukujya ku gihe ukavuga ati Imana y'amahoro ishimwe ko nibura abantu bashobora kutwumva batasaritswe n'ibisindisha, sibyo? Ariko nje kubabwira inkuru nziza ko hari ibuye ryanzwe. Wari uzi ko hari icyuma bitaga ibuye? Ibuye? Ahubwo si ibyuma byose ntibabyitaga ibuye? Yes. Cyangwa ntago mbizi. Ibyinshi. Spirit nyinshi zitwaga ibuye. Ngo ni ibuye. Najyaga mbyumva. Birakwiye ko muri iki gihe cyo guhagarika inzoga, gufunga isengero, Ndayizeye Pastor Isayi n'abandi ba pasiteri bagenzi bawe muhaguruka n'ibindi bitaravuga mukabivuga evo, sibyo? Kandi mukabwiriza abantu ubutumwa bwiza, mukababwira ko hari ibuye ryanzwe rikomeza ifuruka, mukarasobanurira abantu ku muntu wari sogongeye ko bitaba ngombwa ko ananywa n'icyo cyuma. None si byo kwishimira ko babifunze, uri kumva? Ari kunezerwa ko agiye kubona abayoboke benshi se? Buriya sara kushobora no gusanga mu bayoboke be hari abari kadukina ku mubyimba. Zambaze nakubwiye Kimirongo nagiye basanga barabyiteretse nabatisha ndibanyujijemo, sinanyujemo bakeya. Haya nago history zawe nasanze Nyabugogo wakangata, ariko harya Robert ni umuyombe ubwo ngo nabavamo urukomva. Rero harya ngo umuntu yabonye ishiri gutambata n'urwo agize gute yambaye.
Scovia yamubwiye akantu gakomeye na bagenzi be avuga ati mubanze mutekereze ukuntu nta mupasiteri ukimara amezi 6 ku buyobozi, munatekereza ukuntu abantu basigaye batinya kubatiza no gusezeranya. Abase babitinyira iki? Bona hari imihango yera se baze abasaza bari babizi ko babakinduye aba bana nabo baricara ubwabo kumva ko atari abapasiteri ariko. Hari ukuntu yego umuntu avuga ngo ni umupasiteri urikumva batako kuvuko ko ndiwe byajya kuba nk'ikintu. Ariko kurande rumwe rega ariko usko hari abantu bahaye inshingano ariko bamaze umwaka batarasengerwa. Yes. Ngira ngo umwaka ushaka kuba urimo ushaka kubona rero. Kuko nabari bahawe responsibility hajonjowemo bamwe abandi pembeni barakice babice z'icyo ako mwana ngaje menya ko umuntu wamuga nundi abayumva azagera gusa wenda ko gafiyera bakariye ko nawe yabaye pasiteri sibyo akajyaniraho. Aka ni umuyobozi ntago ari pasiteri bose ko n'umushinga wabita umushumba. Ariko nabo ubwabo ziko batariyakira ko ari abapasiteri ko ari abashumba n'abakirisitu ubwabo ntibarabakira ko ari iki ko ari abapasiteri. Rero ni byiza nyine urumva niba inzego zose zahagurutse ngo zirwanye ibi by'ibiyobyabwenge tugaruke ku ruhande rumwe abantu batagira ngo ndi kwibasira pasiteri sibyo. Ariko nanone nge navuga ngo ese wari uri hehe wa mungani wa Knowless kera kose. Ariko reka nkwereke nanone yego yari ari he ntago yigeze ntago twigeze twumva bivuga ati biri kumara abanyarwanda biki niki yakaba yenda yarabivuze byeruye yabivuze. Ariko nanone reka nemera ikintu gishobora gutuma yishima. Ariko uzwara abarokore benshi bari basigaye bisomera intuza akayoga. Rega nyuma yuko insengero zigize benshi bararebye guha makuru nubwo afande Rutikanga yavuze ati n'ababifite munsi y'igitanda turabikurayo. Ubu noneho byajya bigira imageragera rero abantu bafungiwe urumogi bakeya. Sawa ishashi nizaciwe agiye kuvuga ko ibyo nase bizakorerwa hera izakorerwa he abafite amastoke bakeria flavors se ugira ngo ni haravuka abandi. Yego jumenya ko dufite miliyoni 14 kandi abanyarwanda barani n'abahanga bataba arya nabaki abarinzi bajya inama n'inyoni. Ariko mu gitondo hari umunyamakuru yakoze iki inkuru tipe bita Yves Nkuye mu ruge. Yego yavuze ikintu gikomeye numva nicyo yavuze atariko mwe muravanga ibyuma babiciye. Ati uyu munsi umuntu muri we wifitemo akagomba kunywa kanyanga yayibura ntaza hayikura barahasi. Umuntu unk'urumogi yari yararatanywe y'urumogi ngo yarubuze nuko rwaciwe we ngo yarubuze ntaza harukura. Yego urwo rumogi aho ruturuka haba hazwi ruba rufite n'abantu barurinda kugeza uriya muntu urukeneye rubona. Yes Nema banga ibyuma byacitse ubundi ugishaka nariye gusanga abantu bari guhondagura umujura. Noneho mbitegereje neza asanga uri kumuhondagura muzi yiba hari ahakurya daga ni memuretse. Ubu uri kumuhonda uyoboye kuri umujura kumurusha uri kumva igihe kirageze sibyo. Buriya ngiye kuvuga ikintu gikomeye kandi kimeze nk'ubuhanuzi uri kumva. Nitwe ubwacu mu mitima yacu ngewe Robert ngewe Vode nawe udukurikiye sibyo dukwiye kumanza kumenya ngo ese turubaka igihugu cyacu gute tugafatana icyo bita urunana apana gutungana intoki sibyo. Ubu reka nk'urugero rwa hafi rwa kabiri ubusura ko abanyarwanda bose abavuga rikijyana bacwekeye neza uvuga n'ikintu cy'ubutinganyo ukabona bose bakavuga ngo nta muntu uvuga ninjya mu kanwa. Nk'ubu His Excellency mu gitondo abyutse avuga ati ibi bintu usibye i Rwanda waba ureba ngubyuka babahiye naho bari bajya kuvuga ati dore inzu babamo nizi uri kumva. Ariko ntago icyo ngicyo ntago perezida azabera hose icyarimwe si Imana. Afite ibintu agomba gukora nk'inshingano niyo mpamvu ashyiraho abamufasha mu buyobozi.
ariko usanga abantu bose ngende mbona muri comment utatse wese ufite meya w'iwanyu uri kumva n'umuyobozi w'akarere bamukiza ngo ayobore ufite gitifu ariko ngo ndatabazanya kuba president wa repubulika ngo agombe yumva iki kintu miliyoni 14 afite ubushobozi turamwemera sibyo akose miliyoni 14 zose zizaduhira mu matwi amenya akemurikiye niki nuko meya ubwo akwiye kwicara akamenya responsabilité ze urukumva pasteur akamenya responsabilité ze mwarimu akamenya responsabilité ze kandi nikivuzwe ko kitagenda abantu bakacyumva bakagibasha kugira gute kugikemura ko muri kuvuga ibyuma se bwashize twaraganiriye ndakubwira ni usibye n'ibyuma hari n'ibindi bintu bihari uri kumva sibyo bikomeye kandi bizagira ingaruka ejo hazaza niba umwana ashobora kuva mu mwaka wa mbere primaire akagera mu mwaka wa 6 segonderi akarangiza kaminuza ngo yagiye asimbutswa wamubwira ngo good morning akahita yikiriza neza ngo good morning how are you I'm fine which is your career ahubwo mamurangizanyije ntiyakongera kurarenga uya uzakore test ngiye nguhaye urugero typique namwe mudukuriki ufata umwana bavanye muri izi kaminuza zigiye zitandukanye umubwiye ngo icara hano nyandikira ibaruwa y'akazi uhora urebe mugati telefone yawe uyimpaye ni bantu mukoresha ama interview mu kazi nyandikira ibaruwa y'akazi umwakure telefone atabaza chat GPT urebe ko hari ushobora kuyandika nta maguyi nabonyemo kandi ziri no mu zindi service z'umuntu ushobora kuza akajya guha responsibility umuntu uri gukora n'ibintu atigeze yiga uzaze hano mu nganda hano Masoro hano nturanye naho ujye murebe umuntu aricara bakamuha ngo ni quality control ugasanga yize nuzo indimi ambaye jire n'urugero nyine nguhaye jire ya quality control kandi ari gukatakata yikatisamo hari uruganda rumwe nakoze mu rwakoraga ibiryo waricaraga ukareba mu gitondo umukoresha aravugaga bati wowe nkugize kanaka nta no kubaza ati nibura afite kariyeri yabyo reka da agahita gushyiraho ngaho kandi ubwo fa kuba nuko uriya nk'abantu benshi bari kujyana gufunga abenshi nibazi n'afera aberaga nuko bari muri responsibility gusa kuko kubera iki uyu munsi turi gukoresha abantu badafite kariyeri donc badafite ubushobozi uri kumva bwa profession b'ikintu bari gukora nese reka tujye mu itangazamakuru ryacu iri ryapfuye wagira ngo ryishwe n'iki umuntu arabyuka mu gitondo akavuga ati ndakazi uri kumva yabona kubisa ikiganiro kuba ati yashyizeho na thumbnail itariyo yabona bamurebye ari 100 ati ni ngewe muntu wa mbere hano mu Rwanda ugezweho n'injye ukunzwe nduta na Arabi ndakazi uri kumva akintroduce mu bantu kandi ari kwice tike ziki z'umwuga abantu bakwiye niyo mpamvu ndi kukubwira ngo buri muntu wese agomba guhagara mu nshingano ze uri kumva akamenya ngo isibyo ndi kunoza ndi kubinoza yego ibyo ndi noneho reka nkwenga kandi kantu evo ngiye kukubwira akantu gakomeye ubu dufite abantu bashuka leta ikaba yanadufatira decision ari abantu badushutse umuntu araza akaza muri kazi ni kazi turi kugendana agahita atanga ubuhamya ati ngewe navuye ahangaha ngeze ahangaha noneho akavuga aho yatangiriye naho ari kutwereka hagati nari kutubwira amadega n'amanyanga yakozemo noneho mu gusoza agahita avuga ati ubu kuntu ninjiza uri kumva navanyemo y'indaya nkavanamo ay'inzu 10,000 byanjye nabibiga leta bata ariko kuzi koko bya bintu koko ari ukuri nabo bamutari birwo barirega ni bagenzi babo babitera mutari umutunga kamera cy'umuganiriza ati mu kimotari turakaze ko bamaze kuvuga yuko waverishije shobuja ugakura hayo wariye ukagura n'ay'indaya n'ay'icyuma usagura 20,000 urajya ngo umuyobozi areke gusetinga agomba sirasa ari gukubita kurya inani uri kumva ukureho kabisa sibyo abantu dukwiye kwicara tukamanza tukamenya ngo donc ese progression y'igihugu cyacu ni iyi sibyo ari umuyobozi ari n'uyoborwa bose twese ugomba gufatana urunana hakuzi ko hari abaturage bahimba abayobozi n'abayobozi nabo bagahimba abaturage hatari
uti se birashoboka njyewe ngomba ari kuvuga ibyo mbona mu itangazamakuru nk'ubu nabonye ejo bundi nuza rino soko ry'inkundamahoro ryafunzwe kubera umwanda siyo motifu ariko hari imbuto z'abakiriya ziboreyemo z'abacuruzi sibyo ziboreyemo hanyuma se uyu muturage waboresheje izi mbuto mindset arasigara ameze ati ariko uri kumwemforuma uri kumva wamwemforuma ku wa mbere sibyo ukamubwira ati ariko ku wa gatanu iyi nuza tuzayifunga ugabanye kurangura ubu abantu bari gukora monetization sinabonye YouTube yaduhaye notification twese aba YouTubers ko bagiye guhindura nuza policy za monetization bizaba mu kwa mbere bizatajya gupuratikwa muri February mu kwa mbere uzagira mu kwa mbere ubizi neza uba bashaka gukora monetization reka tunabarabure muyikore hakiri kare kuko mu kwa mbere nta masaha 8 na bine umuntu ajyaga kubibona yaraze shoti zo nabonye ntazitakundwa cyane shoti bashyize kuri 20 million 20 million wazipa kuzibona zivuye ku 10 masaha 8 ni menshi 8 menshi cyane 8 ni menshi masaha 8 uvanga ubundi wabaga uri hafi gutangira guhembwa ubundi niba uje bine 8 wahembwe 8 wahembwe uri hafi rwose uri hafi guhembwa urumva ko 8 ubu rero aba bandi bandika inkuru ati Israel mbonye akisedira mugonze Scovia bamurasiye ni Kongo nabonye ari bo bari kurebwa sibyo abantu dukwiye icyo bita kubuilding igihugu udiga igihugu ni nge nawe sibyo yego igihugu ni nge nawe kuko buriya reka nkwe nguryo rwafi sureba nko kuno imihanda yacu bikubuye bro ni ibitambo byo watekereje gukubura umuhanda hakaba n'ibitambo by'abamama barara bawukubura aba bantu bombi rero bakwiye guhabwa iki credit uwatekereje gukubura wisariyoti n'uwatekereje n'uwafashe umwanzuro wo kuba ati ngiye gukubura aha ewa roba reka rero nidushaka tube dusoreza ahangaha reka dusoze dusoreza aha ariko ubwo ADPR nayo bajya bamenya kugira ADPR mwana nikomeza ibye ntago yorohewe ADPR ntago yorohewe vo insengero bamaze bazigurisha ariko harizo barimo kugurisha ntago yorohewe nayo ifite ibyo yikoreye ariko ngiye ndumva yakwishimira ko hari abari barabaswe n'icyuma bagiye kugaruka mu rusengero kuko tutabeshye nyuma yuko haje inkundura zo gufunga insengero abitwa abarokore benshi bagiye mu cyuma rwose si ibanga rero wenda kuva gicitse nibura kandi kiriho rega uretse no kuvuga ngo leta irimo iraca icyuma bana leta iri kurwana n'ikintu cy'ubusinzi cyugarije abantu n'ubusambanyi twe tugaruke ku businzi kuko nibwo bugize cyane nibwo uyu munsi turimo tubona nibura tiriste ubusinzi nibugabanuka n'ibyaha bindi bizagabanuka ariko ko hari ibyaha byinshi bishingiye ku businzi byinshi buri inzoga zirakubaganisha ziko bibiri ivuga se yaba ubwo busambanyi yaba ubwo bujura yaba ubwo bugizi bwa nabi bwose ejo nabonye polisi ivuga ko nyuma yo guca icyuma ngo ubugizi bwa nabi bwagabanutse kuri 50%. urumva uhita wumva ko nyine hari ingaruka nziza bishobora kugira leta ibashije guhangana n'ikibazo cy'ubusinzi uguze ikintu nteteze ibyo byose bigira ingaruka nziza n'ingaruka mbi ubwo abapolisi bamwe mwiteguye kuva mu kazi none murakora iki icyazanaga umwanda giti cyatemwe ako ni agastori ariko Imana ishimwe ngenda bishimira Imana ko ibyuma byacitse uri kumva ariko turenge n'imbibi z'ibindi byose abantu ntabwo abantu baba angel kuko ntabwo turi abamarayika kugira ngo isi iryohe uri kumva nuko habamo ibyo bintu byose ariko nanone iyo birengeje except juste mauvais iyo birengeje biba bibi Imana ishimwe ko babiciye sibyo urumva ko n'igihugu gituje arega birayivo no mu buryo bw'umwuka urabyumva ukumva ko hari
hari ituze n'ihumure rituje ubonye ejo bundi Rayon Sport yatwaye igikombe kubera bitari bihari ukuntu abantu batarataje amahoro rero Imana ishimwe uri kumva n'aba bayobozi bahaguruka kuvuga mwivuga kubera ko wenda decision zafashwe na nyakubahwa perezida wa repubulika cyangwa se n'ubuyobozi bwe mujye munatanga ibitekerezo ku gihugu nta kintu bitwaye vuga atari ko ibi bintu ntanze urugero rwa rwinuza hagumye kuvuga ko ireme ry'uburezi ritameze neza sibyo icyo si ikintu gihora kivuga buri munsi abantu bakwiye rero kwicara bakareba hase ni gute twanoza uburezi wowe mwarimu manzi umenye kuri kurerera u Rwanda nawe muyobozi uri kugira manzi umenye ko arega abantu barasaza nakubwiye ngo abantu barasaza ko nabonye amashuri nayo ashobora kuba arimo kuntuzara arimo sikamu ko nabonye nayo bayamereye nabi kuko ndumva hari intuza nabonye cyese n'ibya mbere bya bindi abantu bagenda bakora nyine ibintu byo guhimba ariko haranabonye niba ari muri za Kanyinya bakoze ubugenzuzi kandi nabonye bahagaritse amashuri arenga 40 ingahe nayo arimo scam ariko nayo amashuri arimo scamming avuga ko ngo bagomba kubanza gushaka ibyangombwa bya NESA bakabona kongera gukora nayo zamo scamming kandi ugasanga n'ibinini rega mu Rwanda habamo ibintu by'abantu bazana bagaca muri humye leta kadukoresha iryo jambo uri kumva ugasanga bari kwishyiraho ibintu byabo n'ibiciro byabo ubushuri wabonye ko amashuri yikubye ariko abakoresha bo batadukubira imishahara simbizi pe mukoma muyatwaka mwumva turayakura he abakoresha nabo nibadukubira imishahara Roba reka dusoze kadushime natwe ibiganiro byacu byana kagaruka ciao